Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Yeho amezi rwose atari make namba, ibindi nari naragiyemo bitanyemereraga na gato rwose kuba nabona umwanya kugira ngo mbe nagira ibyo nkora, ngire ibyo nsobanura kuri ibi bisata nagiye nibandaho cyane bijyanye na forex trading ndetse na crypto trading. Ariko ni ubuzima, icyo ngicyo cyo buri wese ubona uburyo donc uhatana mu bitandukanye yanyumva. So ubu rero ndagira ngo nkomerezeho kubera yuko ndi i Kigali kandi ndi amahoro, ndashima Imana. Maze iminsi ntabwo iraba myinshi. Nagira ngo mbasobanurire rero ku bijyanye, donc hari umubroka maze igihe kitari gitoya nkoresha kuko nahisemo kuba swing trader, wa muntu ushyiramo order akaba yamaramo igihe runaka kitari gitoya. Of course urumva biba binagendana n'umwanya kuko bwa trader bwo twarabubonye ntabwo ndi bubisubiremo, kuko iyi channel twayinyujijeho amakuru y'umumaro, nayinyujijeho by'umwihariko nako amakuru y'umumaro kandi atari make yafashije. So rero ibyo byose bucana kubera yuko ari haciyemo amezi atari make, wenda bishobora kuzabanza bikagenda gake kugira ngo abantu bongere babone ko donc channel nagarutse. Ariko za nshuti zanjye nagira ngo nzibutse rwose, nyamuneka ujye ukanda kuri like kandi kuri subscribe, wigomwe, ndabizi ko ari ukwigomwa, ukore share aho bibaye ngombwa kugira ngo iyi channel yongere isubire mu neza, kubera ko abantu bakunda ibisata byombi cyangwa se igisata turimo by'umwihariko, ndabizi ko nabo bagenda biyongera uko igihe kigenda kigira imbere. So nagira ngo mbagezeho rero ibyiza byo gukoresha umubroka witwa FBS. Abantu bakora forex trading donc bakoresha ababroka batandukanye, ariko nagira ngo mbahe impamvu icumi zikwiye gutuma uhitamo gukoresha FBS nk'umubroka. Ni ukuvuga ngo icya mbere hari low minimum deposit. Mwihanganize impamvu zose muzumve, muraza gusanga hari zimwe wenda mutari mwaritayeho zatuma uba interested, avuga uti hari umubroka nari nsanzwe nkoresha ariko reka nkomezanye n'uyu nguyu, kubera izi mpamvu Serge amaze gusobanura. So icya mbere hari low minimum deposit, ni ukuvuga ngo kuri FBS broker you can start trading with a little as $1 for the cent account. Amakonti ariho akoreshwaho ari mu bwoko butandukanye, ariko kuyitwa cent account ushobora gutangizaho n'idolari rimwe, ariko mu by'ukuri amadolari 10 muri rusange watangira, no ku zindi konti watangira washobora gutradingiraho bikemera. So ni ukuvuga ngo baradusobanurira ko this makes it beginner friendly and good for testing strategies without risking much capital. Uvuga ngo umuntu ashobora gutangiza ayo mafaranga make cyane gutyo, kandi rwose bikamufasha atari ngombwa gutangiza menshi, kandi wenda ari n'umuntu mushyashya utaramenya uyu mwuga. So ikindi cya kabiri, ni cyari cya mbere, low minimum deposit ni icya mbere. Cya kabiri high leverage, ni ukuvuga ngo hari amafaranga tuguza umubroka atwemerera ko dushobora gushyiramo position zitandukanye za trading, izo positions tutagakuza ubundi kubera yuko twari dufite igishoro gitoya. Biba ngombwa rero ko twitabaza amafaranga umubroka atuguriza cyangwa se adutiza, ariko system ifite ukuntu yubatse ku buryo iyo bibaye ngombwa yuko uhomba hagenda yawe gusa, yo muri iyi system y'uyu mubroka yo ntagire ikiyahungabanya. So rero leverage ushobora kwiguriza kugera ku rugero rwa rimwe kugera ku bihumbi, kuvuga ngo igishoro cyawe ushobora kugirwa inshuro 3,000. Ngira ngo birumvikana. Uvuga ngo ntangije wenda igishoro cy'amadolari 500, ubwo bayankubira 3,000, injiro nk'umuntu ufite igishoro kinini cyane mu by'ukuri ntari mfite. Ariko ibyo nabyo bifite risk zabyo, ubundi bavuga yuko leverage ikwiye kuba ntoya, noneho ikazagenda yiyongera bijyanye na experience umuntu agenda agira
muri uno mwuga by'umwihariko. So ntekereza ko no ku bantu bari mu Rwanda iyi leverage barayemerewe. So iyo ni point ya kabiri. Point ya gatatu, hari konti zitandukanye umuntu yemerewe kuba yahitamo imwe muri zo akaba ariyo yakoresha. Hari cent account, hari abantu bakunda gukoresha iyi cent account for micro trading cyangwa se testing strategies. Bagira standard account, iyo n'indi konti yo isanzwe abantu benshi nibo bakunda guhitamo kwa standard account. Hanyuma tukagira iyo bita ECN account, ushaka ko habaho ibyo bita faster execution and tighter spreads, ni ukuvuga ngo hakunda ushyiramo order ikanyaruka rwose igahita ijya mu byihuse nta kurandaga na guke kubayeho, ndetse na spread. Spread ni turimo turareba ni wa mwanya uri hagati yaho ushyize order yawe ndetse n'aho isoko riri nyirizina. So spread ahangaha ibiri tight cyane cyangwa se ibiri ntoya cyane ku buryo bikugabanyiriza risk muri rusange. So hakabaho indi konti ya kane ni crypto account. Crypto account for trading crypto pairs, abantu bakunda gucuruza cyangwa se gukora trading muri cryptocurrency, crypto account nayo yafasha. So point ya kane, impamvu ukwiye gukoresha uyu broker witwa FBS, impamvu ya kane, bonuses and promotions, ni impamvu ya kane. So iyo umuntu agitangira rero hari ubwo bamuha welcoming bonuses, twa dufaranga baha umuntu buryo bwo kumwakira nyine nk'umuntu mushyashya uje gukoresha uyu mubroker. So hari ubwo bijya biba yuko bashobora no kuguha bonus rwose, bajya banyuzamo bakaba baguha na bonus y'amadolari 100 kugira ngo ube wayatangiza. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu ntekereza ko n'ubundi byaba byiza umuntu agiye akoresheje demo account mu kwimenyereza, niba ari ukwimenyereza akeneye then akazatangiza ye bwite. Birafasha kuko iyo utakoresha amafaranga yawe bwite ya nyayo yawe bwite, hari side ya emotions, amarangamutima ikora kandi nayo iri mu bigize, biri mu bigaragaza yuko umuntu agenda akura cyangwa se agira experience muri trading. So impamvu ya gatanu yatuma uhitamo uyu mubroker ni ukuvuga ngo hakoreshwamo MetaTrader 4 na MetaTrader 5. Ibyo ngibyo byo wenda ababroker hafi ya bose barabigira. Donc izi ni platform za MetaCourt zifashishwa n'ababroker kugira ngo ushobore kuba yacuruzaho bikunde. So umubroker murabizi ni umuntu, ni intermediator, ni umuntu uduhuza twebwe aba retail traders, aduhuza n'isoko nyirizina. Ba nyiri isoko ni amabanki akomeye ku isi, harimo banki y'Ubwongereza, banki nkuru yo muri Amerika, yo muri Australia, yo muri Canada, ndetse n'ibindi bigo bigiye bikomeye bizanamo amafaranga ari menshi cyane, mu miliyoni y'amadolari menshi. So ubwo rero natwe tukagira access kuri iryo soko, nubwo twebwe tuba tuzana amafaranga. Muri trading bakubwira ko niyo waba uje ufitemo $200,000 by'idolari, amafaranga ni makeya ugereranyije n'aba yazanywe mu isoko n'ubundi muri rusange. So urabona ko izi platform zose ziri supported, zakoreshwa rwose. Hanyuma ikindi point ya gatanu, copy trading nayo yakunda kuri uyu mubroker. Copy trading nayo yakunda. Hano baratubwira ngo FBS offers a copy trade app allowing you to follow and automatically copy the professional traders position. Ahandi uvuga uti ugiye kugendera ku byo aba batrader b'abahanga bamaze imyaka myinshi muri aka kazi bakora, noneho yewe copy ibyo nabyo bishobora kuba byamesha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So urumva nta ruhare urimo kugera rwihariye muri uwo murimo wa trading, ahubwo wowe urimo gukoporora ibyo abo bahanga bo bakora. So ibi rero bagasobanura ngo this is great if you are busy with your favorite business but still want to earn from forex passively. So umuntu rero ukunda kuba ari busy cyane, urumva iyi nzira ishobora kumufasha. Impamvu ya munani nako ya karindwi yatuma ukoresha uyu mubroker, hano baratubwira bati usibye forex
uyu mubroka witwa FBS anemera cryptocurrencies arizo Bitcoin, Ethereum cyangwa se n'andi makripto yose ari muri kategori zitandukanye. Tugira BTC, Bitcoin, tukagira altcoins, tukagira meme coins, tukagira ziri muri kategori nyinshi amakripto. Hanyuma ikindi kuri uyu mubroka basapota no gukoresha metals, ushobora no gutradinga gold na silver, izo ni metals, cyangwa se ugatradinga indices harimo Nasdaq na S&P 500, harimo energies nazo nka oil cyangwa se na gas, babona amastock nayo ari tradable, Apple, Tesla n'andi mastocks agiye atandukanye. So urumva rero ntako bisa. Iyo ni impamvu ya karindwi yatuma uhitamo uyu mubroka. Impamvu ya munani, customer support yabo ni 24/7. 24/7 multilingual support via chat, email and phone. Rwose support yabo irakora neza rwose, yaba ari uburyo bwo gucatinga direct ugize akabazo ako ariko kose runaka kuri uwo mubroka, yaba se uburyo bwa email, uhamagara se. So they often respond fast and guide new users clearly through setup and KYC. So ababroka bose abenshi abari legit, iyo urimo gukoresha umubroka bisaba ko ukora KYC, iyo bisobanuye know your customer, ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kuverifyinga konti yawe kugira ngo uyikoreshe nkawe nyine wakoresheje irangamuntu yawe cyangwa se passport, akaba document nyine ushyiraho kugira ngo iyo konti yawe ugire ubwizerwe noneho burushijeho. Urumva ko bijyanye na support kiba ari ngombwa cyane, kuko byanze bikunze umuntu ashobora kugira gutya agahura n'akabazo runaka agakenera ubufasha. Ikindi educational resources, ni ukuvuga ngo kuri FBS, kuri uyu mubroka provides free forex education. Urakora rwose uhikura amasomo atandukanye, guha tutorials za webinars for beginners ku bantu bashaka gutangira, advanced traders, hari amakuru aba hari yafasha umuntu. If you are still studying crypto trading and forex, this is very helpful. So izo materials batanga rero ziri very helpful ku muntu urimo kwiga. Icya cumi, mobile app convenience, ni ukuvuga ngo donc FBS igira mobile app, mobile trading app, aho app nyine washyira kuri telefone yawe ushobora gutradinga rwose, ugakora deposit, ukabikuza. Gusa ngiye ikintu nyikundira none kisumbuyeho ni uburyo basapotinga USDT, kandi mu by'ukuri iyo ukoze trade kunguka muri USDT zawe, iyo ugiye kuzivunja mu manyarwanda biba bishobora kuza ari ubona ko ari sawa, ubona ko rwose ari sawa, kubera yuko USDT agaciro kayo karuta akamadolari asanzwe, no byagera mu manyarwanda ugiye kuvunja byo bikaba akarusho. Rero ndabaha link muri description, ndabahamo link kandi ho mwiyandikishe mukoresha uyu mubroka. Kandi imwe mu mpamvu yo gukoresha link mba mbahaye nuko biragufasha nawe buriya uri mu kintu ushobora kugira umuntu nakubaza igihe ugize akabazo. Urumva iyo umuntu yatanze link nk'uko akaba atari yo wakoresheje wowe warirwanyeho ukundi kuntu, burya no kugira umuntu bazakagira akabura ugusubiza, cyangwa se n'ugusubiza ubona ko nta bushake abifitemo. Rero iyo ukanze kuri iyo link kwiyandikisha nk'iyo mba nkwaye nk'uko, biroroha cyane, kubera yuko iyo ugize nk'akabazo nk'umuntu mushyashya cyangwa iki, kugira ngo usobanuze ukambaza kuri WhatsApp, kuri ya nimero njya mbaha ya WhatsApp, biroroha cyane. Ndavuga uyu ni umwe mu bantu bacu, reka mufashe vuba vuba ikibazo ahuye nacyo gishobore gukemuka byihuse. Ni ukwibuka gukanda kuri like na subscribe kugira ngo aya makuru ajye agera kuri benshi ku gihe, kuko iki gisata cyo cyangwa se industry ntabwo aho turimo kwerekeza iragenda irukundwa kurushaho, cyane cyane hano muri Afurika, ko mu yindi migabane ho bageze kure. Asante sana.